ninde watubuza guhimbaza Imana wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe amaraso yawe adukuye mu mwijima tuzana mu mucyo ubu tugenda Alleluia uri nyembabazi rekisi yose iririmbe rwa uruwera gitare urumwami usumba bose n'umugisha ukomeye n'umugisha ukomeye kumenya Yesu namao ratarondoreka kumumenya Menyera kuri byo nibwira nza utegereza sinzarambirwa ambwira ko nkunda buri munsi mumeze mute bantu banjye ndizera mumeze neza cyane ugeze hano ari ubwa mbere n'ubundi nicano yacu tugenda tunyuza ibintu bigiye bitandukanye bijyanye na gospel kuramya abantu baririmba abantu mucuranga muba muri hano umurongo wanyu uri hano ndagushimira wowe ukomeje kudukurikira wamaze gukora subscribe uri mu murongo mwiza nkunda kubivuga nawe utaramara gukora subscribe sinzi ibintu wibereyeho kandaho none nakande subscribe kugira ngo video z'ubutaha ujye ugenda uzibona mu bantu ba mbere. Today nabazaniye abavandimwe n'inshuti zanjye n'abaririmbyi muri za mvugo z'ubu baratwika rwose ariko ntango banatwikana da n'abakozi b'Imana nta ibintu byo mu murimo w'Imana kuzanamo gutwika yoba bakishe ushituka rero wahiye numva ubizi uyu muvandimwe turi kumwe hano ku ruhande rwanjye yitwa Sam second one ni Moise baraza kutwibwira muraza kubumva reka niye kwibaraguza angiye guhera kuri wowe ubanza utwibwire nawe uraza kutwibwira nshaka ko muraza kutwibwira mukageza ahantu mwumva ushatse bavuga aho utuye ushaka kuvuga nuko simbizi uko uraza kumva kandi murakoze cyane amazina yanjye uko yabivuze ni Sam ariko ayanjye bwite yanditse no kurangamura kutangira no kwa mutugudu yari amazina yanjye ni Tangishaka Samuel arabavandimwe banjye bari muhira n'abazi ku zina rya Papa naryo ni iryanjye nanjye niryo narinzi yego iryo zina nifite inkomoko ndende kabisa iyo gasogokuru wanjye ushobora gushiduka uri kubitubwire iyo nkomoko rero rwose amazina yanjye n'ubundi ntabwo dusubira mu byo umubare yanjye yavuze ndi umuramyi ndakuramya Imana no kuyihimbaza ndagusenga Imana byose ni ibintu bijyanirana igishemo cy'amake turakomeza reka nkushimire kabisa rurarura twisobanuriye turakumvise turaza no kukumva mu mpano yawe mu kanya abantu mudukurikira muramubona ni blessed man trusted man mu ruhanga rwe kabisa haraka muramubona kweri nawe uraza kutwibwira
akanya nakawe ngo tubwire your names. Murakoze. Mbere na mbere nshimira Imana kuba ndi hano. Ni ibintu ntabwo byoroshye. Ndi imbere ya kamera ntabwo ari ibintu byoroshye ariko nshimira Imana ko nahageze. Amazina yanjye nitwa Moise Ishimwe, mu rugo ni Gisenyi. Ndi umuramyi nkunda kuririmba. Ubwo niyo mpamvu ndi hano kugira tubane, dutarame, tuganire. Murakoze. Ndumva bamaze kutwibwira kandi amazina yabo. Watubwiye guturuka Gisenyi, nawe uturuka Gisenyi. Those are both from Gisenyi. Murababona ubwiza bw'Imana bubariho, barashayininga cyane. Kubushayininga umeze neza ukabihuza no kugusenga, noneho blessings, imigisha gusa, ni ibintu bigora cyane. Mwagumye kubumva, ni abaramyi bararirimba. Nshaka ko baturirimbira ariko ntitubahe limitation runaka yaho baragarukira. Muririmbe uko murumva mushobojwe. Kandi mfite gitari, ntabwo ndi umugitariste ariko ndajya ngerageza. Ni gake, utuntu duke cyane two kwiyaranja, duke cyane ariko ntabwo ari ngombwa ngo mbe nzi ibintu biremereye cyane, ahubwo ibyo bike nzi ndi kubikoresha nte. Ese biri guhesha Imana icyubahiro? Ushobora kubuza byinshi ariko bitavuga ubutumwa, that is go to zero. Ariko ushobora kuba ufite bike ariko bikagira message bitanga, umwe cyangwa babiri bayumva bagahindurwa n'ibyo ngibyo. Yes. Nshaka muturirimbira, sinzi ukuntu murabyaranja. Niba ari urabanza uraririmba, niba ari reka mbanze mpeze umwe. Umwe araririmba ku giti cye, noneho n'undi araza kuririmba. Reka mbere kuri saa murundi. If you are ready, uko bisanzwe kuririmba bibarimo. nakwigira fondire kandirimbe ubwo turaganira cyane. Ninde watubuza guhimbaza Imana, imirimo yako ziratangaje. Ninde watubuza guhimbaza Imana, imirimo yako ziratangaje. Yemeye gutanga umwana we Yesu ngo atubere igitambo gikwiriye. Ubwo atagipfuye nanjye singipfuye, atsinze urugamba nanjye nzatsinda. Dufatikanye gato. Yesu niwe soko, Yesu niwe soko nziza y'ubugingo. Niwe mahoro, niwe mahoro y'abaremerewe. Dusubiremo ngo Yesu niwe soko. Oh, Yesu niwe soko nziza y'ubugingo, niwe mahoro y'abaremerewe. Murakoze cyane. The blessings zikweri. Uririmbye neza cyane, ntago nari nzi kuririmba gutyo. Njye mbona wigendera, tambuka wigendera. Ukanura kazi ngo nkigendera. Najya nkubona wigendera ariko simenye ikikurimo nanone. Nkabanze kuririmba ariko ntari namenya gufite impano iremereye.
blessed man karabe uramubona kabisa igitinyiro cy'Imana kimuriho cyane amavuta y'umwuka akuriho cyane ni ukuri kw'Imana wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye sinzigera nibagirwa ya mirimo yawe wankoreye jewe sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye oya sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye wuzuye ubuntu n'urukundo ibiganza byawe bihora mw'ibyiza iyo nyobye ungaruzi neza ukambwira ijambo rinduhura umutima sinzigera nibagirwa ya mirimo haleluya wankore twebwe ntituzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye ndabashimiye nshima mu izina ryawe bose bagukurikiye ndabashimiye cyane ufite impano kandi nabikunze kipiti rwose muri ahantu Imana ibashaka muri mirongo mwiza abapuresiti kubona abajene kandi ndabivuga nsigaye kubona abajene benshi cyane tukuze ukuntu abajene ntabwo muri ibintu by'agakiza bo nabyita nk'umugisha ukomeye cyane hari byinshi cyane mudakora hari imyitwarire imwe n'imwe muba muririmbye nayo hari ibyo mudafite aho mwahurira nabyo kandi bibi uretse no kuba wenda bahakane kujya kure ni byiza cyane none mwari no kuturirimbira uriya wacu kwibonye waribye niba waje nawe aririmba nshaka ko noneho mutegura indirimbo ariko mwaririmbira hamwe ariko nyine mu buryo noneho tukamenya na mugeranja singers mutima muzi
amaraso yawe adukuye mu mwijima tuzana mu mucyo ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu. Amaraso yawe adukuye mu mwijima tuzana mu mucyo ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu. Hallelujah, hallelujah. Uri nyembabazi, uri nyembabazi. Rekisi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uri nyembabazi, rekisi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze. Rekisi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze. Hallelujah, rekisi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze. Wiyambuye ishusho y'ubumana, wemera kubabazwa kubwanje wahindutse icyaha kandi utarigeze ukimenya. Urambwira uti mwana wanjye baho, maze mbaho miduritwe izina. Ntabwo wanzogira kuko ngufite mwami Yesu waratsinze. Ntabwo wanzogira kuko ngufite mwami Yesu waratsinze. Ntabwo banzogira kuko ngufite mwami Yesu waratsinze. Ntabwo banzogira kuko ngufite mwami Yesu waratsinze. Mwami Yesu yaratsinze.
ngombwa rero kuyobora indirimbo cyane cyane cyane, ariko nshaka ko nawe uraza kuturirimbira ariko harya bakabyita kwatona byita kuyobora. Hari igihe kera najyaga numva bavuga nyine nanjye njya ncuranga mu makorari, nandi nko muri korari umuntu aravuze ngo uriya muntu runaka ngo niwe urarindinga iyo ndirimbo, kurindinga kuyobora umurinda leadership, ubuyobozi leader, umuyobozi turindi kuyobora. Noneho nshaka ko nawe ushaka indirimbo ariko ukayobora, mukayirimbira hamwe ariko ukayobora. Twagiye fata yaki uruwera gitare, urumwami usumba bose, mwijuru no mwisi nta wundi wasa nawe. Uruwera gitare, urumwami usumba bose, mwijuru no mwisi nta numwe wasa nawe. Uruwera mwami, kandi ijambo ryawe mwami nukuri, amasezerano yawe ntiyahinduka. Niyo mpamvu shima izina ryawe mwami. Niyo mpamvu shima izina ryawe mwami. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'amahoro atarondoreka kumumenya. Niwe nsinzi yabera, nzira y'ukuri n'ubugingo, uwahuye nawe arabo. N'umugisha ukomeye, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'amahoro atarondoreka kumumenya. Niwe nsinzi, niwe nsinzi yabera, nzira y'ukuri n'ubugingo, uwahuye nawe arabo. Uwahuye nawe, uwahuye nawe arabo. Uwahuye nawe, uwahuye nawe arabo. Uwahuye nawe, uwahuye na Yesu, ubu ndashinganye, gendana amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Haleluya. Ubu ndashinganye, gendana amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Ubu ndashinganye, ubu ndashinganye,
gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye ubu ndashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye jewe navuye mu byaha va mu butware bw'isi ninjira mu buruhukiro bw'umukiza ubu ndashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye haleluya ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye haleluya ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye haleluya ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye haleluya ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha va mu butware bw'isi ninjira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu haleluya navuye mu byaha va mu butware bw'isi ninjira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu jewe navuye mu byaha haleluya va mu butware bw'isi ninjira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu amen ubuzima burimo Yesu we buroroha haleluya ariko ma nukuri kw'Imana guys from Alliance Choir nukuri pe Imana ni nziza cyane ndabasuje cyane guys from Alliance buroroha urugendo rurimo Yesu we ruroroha ubuzima burimo Yesu buroroha intambara zirimo Yesu we ziroroha intambara zirimo Yesu ziroroha uburwayi burimo Yesu ukira vuba haleluya uburwayi burimo Yesu buroroha Imana igira neza nuko nishimye kweli hatwe twishimye cyane nishimye guhura nawe n'umugisha ukomeye cyane sinzi ukuntu nabisobanura sinzi ukuntu nabivuga nakunze vibes zanyu how you react maybe ntabwo ari igihe cya mbere mukoze ibintu nk'ibi bisa naho rwose mufite experience more experience kari ubwa mbere ra yes ubwa mbere ushobora nukuri pe ukaba ufite vibes zingana gutya hari igihe abantu bapanika bitewe na kamera ukabona hari igihe umuntu uri kutureba ashobora kuba avuze ngo njye sinapanika nyandikira njya mbaha nimero zanjye nyandikire ze tukurebe aze tumurebe Niko bimeze. hari igihe usanga nawe bate wapiki ariko
turamushaka ze tumurebe. My number is there, ndakubyandika hariya muri comment ya mbere nkayipinga birimo nimero bo ariko nanandika muri video ndaza kuyibashyiriramo. Yes, bo hari indirimbo nshaka ko mundirimbira ivuga ngo ni iby'agaciro umugi, sinzi ukuntu baririmba ariko ni indirimbo nziza ifite amagambo meza. kuririmba neza cyane Kuririmba neza no kwimana. Oya. Yes. Ariko bo mu bantu ba mbere bacibwa intege ngo ntabwo bazi kuririmba n'uwa mbere, ariko nagiruka ko message ariyo ya mbere. Uyu munsi Imana irakivivuye. Nkaririmba ntitaye ku banci intege, Imana. atitaye ku bamuca intege arakomeza ariga, ntitaye ku banci intege ndakomeza ndaririmba. There are some videos nakoze ziri recently za mbere, abantu dukurikira mwagiye muzibona ndimo ndirimba. Icyo gihe mba nabanje ngishakamo imbaraga zikomeye cyane zo kugira ngo ndirimbe, kuko numva ni ibintu namenyereye, ariko bitewe no kumenya kubana namwe abajene muzi ibintu murimo rwose, nanjye hari vibes zigenda ngira z'ibyo bintu. Iyo ndirimbo nshaka ko muyindirimbira ntabwo by'agaciro, mwaririmba igice kimwe na ka reference imizi niba ari ko reference niba ari icyo gice. Ifite igice na pre-chorus. Ibyo turaririmba. Yes, I'll let you go. Babu, ndabizi rwose indirimbo nk'izo urazishobora. iby'agaciro kumugira umwami n'ubuhamya bugenda ndashima. n'iby'agaciro kumugira n'ubuhamya bugenda ndashima. iby'agaciro n'iby'agaciro kumugira n'ubuhamya bugenda Ndashima. n'ukuri n'iby'agaciro Iby'agaciro kumugira umwami n'ubuhamya bugenda. Ndashima. oh n'iby'agaciro kumugira ubuhamya bugenda ndashima. n'iby'agaciro kumugira Yesu ubuhamya bugenda ndashima. n'iby'agaciro by'agaciro Kumugira n'ubuhamya bugenda. Ndashima. n'ubuhamya n'ubuhamya bugenda. Ndashima. n'ubuhamya bugenda n'ubuhamya bugenda. Ndashima. n'ubuhamya bugenda. Ndashima. n'iby'agaciro kumugira n'ubuhamya bugenda. Ndashima. Yes. Nshaka noneho kugira utubazo tugiye tuza kubabazaho nyuma mukarimba gakorasi gato cyane, then tugahita nshaka kubaza ikintu gito cyane, si gito ahubwo ni kinini. Nshaka kubaza utomborirwaho ninde n'uyu nguyu. Nshaka kumubaza Moise n'itombori iguyeho ko mfite ubwoba. ndabanje ndatomboza ariko tombora niwe iguyeho.
kundi. bo nshaka kubaza ikintu kijyanye n'ubuzima bwawe bwo gusenga. Abantu muririmba kandi mubizi sinzi ukuntu mwitwara, usanga mwaye umwanya munini practice, n'ubu nshobora kuba nabakerereje kugira ngo mujye muri practice, ariko mu mwanya cyane practice, guhereza doze wa map, guhora muri iyo myitozo, ariko gusenga ugasanga mwabihariye nka 1%. Ese ubihuza gute kugira ngo ugumye kandi uzamuka no mu buryo bw'umwuka? Yego, murakoze cyane kumpa ijambo n'umwanya. Nk'uko nababwiye nitwa Moses Ishimwe. Ku kibazo wambajije kiragoye cyane, gusa Imana ndabizi kiri kumwe nanjye, reka mbanze nkakutuzi. Ndakwibukije kunywa amazi. Kuririmba rero nk'uko wabivuze bisaba umwanya muremure kandi kugira ngo ugire icyo ugeraho. Mu bintu namenye ko Imana ikunda amajwi meza, ntabwo ivuze ko n'amabi yanga, oya, ariko Imana ikunda ibintu byiza. Imana ikunda ibintu byiza biri mu mucyo binoze pe. Niyo mpamvu rero dukunda gukora practice. Mbere no mu gihe cyashize, yes, wasangaga ngiye nkora practice nyinshi, gusenga ari gake cyane. Bisa naho ntabikora bivuge kuri senga ku cyumweru, senga ku cyumweru, senga ku cyumweru, ariko practice ugasanga buri munsi ndakora. Nari ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye, haza umupasiteri witwa Kizirungu, tuganiriza atubwira ati ariko kuririmba no gusenga bifatanya gute? Yatubwiye umunsi amagambo akomeye, aratubwira ngo ushobora kuririmba neza ariko ukazapfa nta n'umuntu n'umwe uzi kuririmba neza, ukazabipfana wari wowe ubizi wenyine. Aravuga ati ariko iyo usenga burya hari amavuta Imana igusiga, igikundiro, ikagusiga ibintu byinshi cyane, bigatuma uzamuka. Atubwira ati rero gusenga ni ubuzima. Iyo uririmba usenga ugera kure kurusha babandi baririmba badasenga. Guhera uwo munsi nagiye mu bihe byo gusenga, ntangira kubikora bifatanya neza, nyine buri kimwe nkagihereza umwanya. Vuba niba kuwa mbere nkora practice, wahise ntakwirwa nsenga nibwo nkajya muri practice. Yego, murakoze. Hari iminsi runaka washyizeho kuzajya urasenga practice, ufite iminsi yazo iri static? Yego, kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu. Mfite iminsi no gusenga, mfite iminsi gusa gusenga no mu muhanda urasenga, ariko hari iminsi noneho barapanze kuvuga ati iminsi niyo kwegera Imana tuganira. Yego, biranshimishije cyane. Ariko nibarize n'umuvandimwe Sam blessed man, bisa nabonye vibes zawe gira zitinye, ahubwo ukuntu nabibonye mukorana nkaho as a team, bisa naho mumenyeranye. Sari ibintu mujya muhuriramo like choir. Urumva nyine muramenyeranye ndi kubyumva cyane. Ku vibes ko mugenda mwakirana, ntabwo waba utamenyanye n'umuntu mukuru, umuntu hariya n'undi muzagara muhita mumuza gutya, kabone nubwo mwese muba muri abaririmbyi, numvise ko harimo ikintu cyo kumenyerana. Hari ibintu mwamuhuriramo nk'uko nari mbikubajije, nk'amakorali se, some ministries n'ibindi. Murakoze cyane. Yakuba duhurira muri byinshi cyane, byinshi bindi bishoboka. Uburyo nyine ushobora kuba ni urugero wabuze Moise ukambona, icyo gihe umubonye. Wabura Babu ukabona Moise, icyo gihe Babu wamubonye cyangwa se Samuel. Kuba turamenyeranye kuko imyitozo dushobora hamwe, gusengera hamwe, nyine turi abantu dukunze kuba duhuje ibintu byinshi. Hariya no kutaregereza barasanga no kubyitwarira, ushobora gusanga no kwitwara ari ukuntu twitwara kimwe bitewe n'ukuntu tumenyeranye. Kuba duhuza ibintu byinshi ni uko nyine hari ahantu henshi tugenda duhurira, harahari cyane.
I get you. Ni byiza cyane nagumye mbibona kweri muramura mufitanye akantu ko kuba musiranye. Yo hari ahantu mwamubarizwa musengera he? Musengera mu itorero riri murabarokore bagenzi banjye ndumva nishimye. Muraririmba amakorari cyangwa harimo akantu ko kwiyumva hanze kwa Nyamungu babishe? turaririmba Tegereje mani waba utarembye muri shining ukarimba ni shining mu babo shining blessing birashimishije nanjye numva nzabajoyininga kuko ntazi niba muzanyemera sinzi ibyo utakiye umunyamugisha nawe umunyamumaro nawe utakiye. yego bo ndi kumva turi kugana ku musozo abantu dukurikiye ntabwo twarambiranye ndabizi. Turi kugana ku musozo bagiye kuturirimbira indirimbo imwe bashaka ariko reka mbasabe aba ariyo ngiye mbisabira. Ni byiza gukorera Imana bituririmbire agace akabiri kangahe tube tubace dusezere kwa abantu bacu. Bless you. Ni byiza gukorera Imana iminsi yose muri ubu buzima. Ni byiza gukorera Imana iminsi yose muri ubu buzima. Ni byiza kuba mu nzu yawe iminsi yose muri ubu buzima. Haleluya. Ni byiza kuba mu biganza byawe iminsi yose muri ubu buzima. Ni byiza gukorera Imana iminsi yose muri ubu buzima. Ni byiza gukorera Imana iminsi yose muri ubu buzima. Ni byiza kuba mu nzu yawe, ni byiza kuba mu nzu yawe iminsi yose muri ubu buzima. Ni byiza gukorera Imana iminsi yose muri ubu buzima. Amen, haleluya, haleluya, haleluya. Tuzibera mu bikari bye. Amen, haleluya, 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 haleluya. Tuzibera mu mahema ye. Yami turi ubuzima. Yami nduri y'amateka yangizunga nawe Imana wihoraho. Yami nduri ubuzima. Yami nduri y'amateka z'umwana w'Imana ihoraho. Yaminduriye, yaminduriye ubuzima. Yaminduriye amateka yangize umwana w'Imana ihoraho. Haleluya, yaminduriye ubuzima. Yaminduriye amateka
nkunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga amenyera kuri ibyo nibwira nzamutegereza sinzarambirwa ambwira ko nkunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga amenyera kuri ibyo nibwira nzamutegereza sinzarambirwa ambwira ko nkunda buri munsi ni mwiza mwiza kurusha uko mbivuga amenyera kuri ibyo nibwira nzamutegereza sinzarambirwa nzamutegereza sinzarambirwa nzamutegereza sinzarambirwa nzabimenya muganya muraza kugira inama y'amakuru yaza gukora n'ibyo ntaganagura ya gushimira bashimira namwe kandi mwagumye mwemeye kuza mwemeye ko tubana mwemeye kuza gutaramira abantu bacu hano kuri YouTube kuri bandi bahize umugisha ntacyo twabona tubitura twe nta kintu dufite ariko Imana yo mu ijuru biri kureba imbaraga twashyize muri ibi bintu kandi bikavuga ati abana banjye reka mburesinge bino bintu reka nanashimire nawe wagumye kudukurikira wowe tubana umunsi ku wundi wowe wamaze gukora subscribe uri umuntu w'agaciro ufata umwanya wawe ukaza hano hari abantu bahora bagaruka tubibona kandi komenti zabo tubona ari nziza komenti kuyandika nta kindi bisaba no kurareba deni ukakomentinga umuntu ubona igitekerezo ushaka ko twakorana byarira muri komenti wandike nta kindi kintu bisaba ibyo twahindura ibyo twakongeramo ibintu nk'ibyo ngibyo like yawe turakeneye share yawe gusharinga video ikagera kure abantu bose sinzi mubikore sharing ino video ni ufite audience reba ibintu bijyanye na gospel kandi batanabireba love to spread the gospel bitanga abantu bakabibona ari benshi umuntu duteye courage kandi nawe wamaze gukora subscribe ndagushimira cyane niba utaramara gukora subscribe ndizera amaze gukanda niba utarakanda ukandaho nonaha tuzabonane muri video y'ubutaha yes God bless you.